Philadelphia Imana iratsinda. Turashimira Imana yo mu ijuru itweretse igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro. Turayishimiye rwose, turayishimiye turumva tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, kuko ntabwo aba ari ibisanzwe n'ubuntu iyo twongeye kugaruka imbere yayo, mbere y'iteraniro rigari, isi yose bumva ijambo ry'Imana, tuvuga icyo yadushyize ku mutima, twumva ari ubuntu, ni nehema, ni ubuntu bw'Imana. Turayishimiye namwe kandi abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikira, mwese Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye ibaha umugisha. Nahoze mu mutima wanjye harimo indirimbo ya 22 avuga ngo igihe cy'isarura nigishira, ngo abakozi b'Imana bazataha, ngo hanyuma ngo umwami wabo babwire ngo ikaze, ngo mwakoze neza. Bivuga ngo gukorera Imana tuzahabwa ingororano. Hari ingororano z'abayikoreye, hari ingororano z'abayikomejeho, hari ingororano z'abantu b'Imana. Rero bityo mureke dukomeze kubana n'Imana, bene data bakristo bakundwa, mureke dukomeze kubana n'Imana. Reka rero dusenge ntidutinda, ndagira ngo dusenge hanyuma twakire umushumba wacu, ni nawe tugezaho ijambo ry'Imana, tunamusengere hanyuma twumve icyo Imana yamushyize ku mutima. Mana data wa twese, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, Imana ihoraho. Dawidi yaravuze ngo imbabazi zawe ziruta ibyaha dukora, ziruta ibicumuro byacu, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Mwami Yesu, turagushimye, watwongereye iminsi yo kubaho, turagushimye. Si uko hari icyo turusha abaryamye kwa muganga, cyangwa se abatabashije kubyuka, baryamye bakabyuka byanze, ariko kubw'ubuntu tugiriye kugira ngo tubwire abantu ineza yawe, natwe turabigushimiye. Kandi tuzi kuri Imana ishobora byose, nta kijya kikunanira, nta n'ikirogoye umugambi wawe. Ugeze ubwira Mose, uramubwira ngo witwishobora byose. Mu izina rya Yesu tukweretse iri teraniro, tukweretse abantu bawe, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu hagati, abagukurikiye, abashaka kumva ijambo ryawe. Turabingingiye kugira ngo imitima yabo yongere gucishwa bugufi n'ijambo ryawe. Duheje imbaraga z'abarozi n'abakonikoni, ibitavuga Imana byose tubikubitishije inkota y'Uwiteka. Umuriro w'Imana utwike ukongore, imbaraga z'Imana zikore, abarwayi bakire, barushye baruhuke, buri muntu wese akubone. Ijambo rya niko rivuga ngo irambuye ikiganza uhaza kwifuza kwa buri muntu. Shyigikire buri muntu wese uguhanze amaso, buri muntu wese ukwiringiye, reka ahure nawe muri iki gitondo, ukize indwara zikomeye, uhumure impumyi. Mana, urambure ikiganza uhaze kwifuza kwa buri muntu. Duheje ibyaturwanya, ibyarwanya imitima y'abantu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zikinira mu kirere, izikorera ku butaka, kubitishije inkota y'Uwiteka. Umuriro w'Imana uzitwike uzikongore, maze ijambo ryawe riganze mu mitima y'abantu. Urakoze Mana, mugambi wawe usohoze ikiwuzanye, kandi buri muntu wese aruhukira imbere yawe. Abarwayi, abashonje, babuze icyerekezo, ni wowe utanga icyerekezo. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe. Natwe duhe gutuza kugira ngo twumve icyo udushakaho, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire umushumba wacu Pasiteri Serugendo Dismas, hanyuma atugezaho icyo Imana yamushyize ku mutima. Ikariho. Turashima Imana mbere ya byose kuko yatuhaye akanya keza ko kubyuka turi bazima, tukabasha no kugera k'uyu mwanya mwiza wo kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo, abo dufatanije umurimo. Mani bafashe barinde abadutega amatwi, bakristo bene data. Mana ibashoboje kandi bakomeze. Reka tusome ijambo ry'Imana yanditswe kuri Matayo gice cya 19 murongo wa 27 tugarukira ku murongo wa 30. Maze Petro aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose
ngo bibe bisha ubwo umwana w'umuntu azicara ku ndebe 12 mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza umuntu wese wasize urugo cyangwa benese cyangwa bashikibe cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibiruta 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Murongo wa 30. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Iyo niyo jambo tugiye kuganiraho iki gitondo cyiza. Mu bene data murimo kudutega amatwi, mukawera dufashe kandi atuyobore. Turi mu rugendo rujya mu ijuru. Tuhitwa abakristo, twagiranye amasezerano meza na Yesu Kristo yoko twemeye gupfana nawe no kuzukana nawe, yuko nta kiza tutandukanya nawe. Nasanze kindu kitwa amasezerano hano ku isi ntago tukomeza inshingano z'amasezerano nguko bikwiriye. Umusore akunda umukobwa, umukobwa agakunda umusore, ariko kasanga barahiye imbere y'Imana n'abantu ko bazabana akaramata. Ariko nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 5, ukasanga tena bari abantu babiri basaba gutandukana. Twaremeje twebwe abakristo cyangwa abakozi b'Imana, hari abantu basengewe baremera gukorera Imana kugeza ku gupfa, ariko rimwe na rimwe usanga turananirwa tukateshuka mu yo sezerano. Ariko ibyo byose ngunda kuvuga ko turavuga Kristo, turavuga Imana, ariko ntago turasobanukirwa Imana icyo ari cyo, ububasha bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, inyungu tuzabona mu gukorera Imana. Mutwe w'ijambo ryacyo tugiye kuganiraho tumaze gusoma iratubwira iki? Ibyabarekerejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Ibyabarekerejwe ibyabo no gukurikira Yesu Kristo. Mu yandi magambo twavuga ko abasize ibyabo bakemera gukurikira Yesu. Indambwe wakoze yo kuva muri Egiputa ukemera Yesu akubera umwami n'umukiza, ukemera gusiga byose ukamukurikira, ifite inyungu nitubikora mu kuri no mu mwuka. Nkunda kuvuga kenshi na kenshi ko turifuza buri munsi cyangwa buri gihe cyose tuhabwe imigisha n'Imana. Ni byiza, itwishimiye, Mana yayiduha. Ariko imigisha y'Imana zihabwa mu mabwiriza yayo no mu buryo ikubona ugenda wifashe, buryo uyubaha, buryo wizeye, buryo ukora murimo wayo nguko bikwiriye. Hano habayeho igihe cya Kristo n'intumwa ze. Tuziko intumwa za Yesu bari abarobyi benshi, umwami Yesu abakura mu burobyi, abasezeranya ko agiye kubahindura kuba abarobyi b'abantu. N'ikintu cy'agaciro kureka uburobyi bw'amafi ukaba murobyi w'abantu. Kandi abo bantu ugomba gutekereza ko ngomba kubaerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Aba bantu nahabwirije ubutumwa bwiza, nibakizwa bakagera mu bwami bwo mu ijuru, hari amakamba tubwirwa ko tuzambikwa. Si ivuga butumwa, murimo w'Imana dukora
tubihesha agaciro. Yesu bari kumwe n'intumwa, hano twasomye musaza Petro arahaguruka mbere y'umwami ati mfite ikibazo. Maze Petro aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Nawe hano nasanga yabajije kibazo kifuzo kiza. Twasize ibyacu byose tukagukurikira, none tuzamera dute? Birashoboka ko natwe mwibibiye cyangwa mu biye bishize cyangwa ikindi gihe mu rugendo wibajije iki kibazo. Imisi yose ndi mu murimo w'Imana, imisi yose maze nkorera Imana, ariko tuzamera dute? Tuzahabwa iki? Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri. Yesu ni umunyakuri, nta jambo nimwe Yesu yatubwiye ibi kinyoma. Ibyose Yesu avuga yavuze byari ukuri, nibyo avuga mu imisi ni ukuri. Ni twebwe twabesha, ariko Kristo umwana w'Imana ibyo avuga biba ari ukuri. Petro amubaza icyo kibazo, Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bisha, mwebwe mwemeye kunkurikira mu gihe cyo guhindura byose bibe bisha, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ndebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa benese cyangwa bashikibe cyangwa nyina cyangwa abana be cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibiruta inshuro 100 kandi azahabwa ubugingo buhoraho. Ayo nayo magambo Imana ishaka ko tuganire kubw'uyu munsi mwiza. Umuntu wese wasize ibye, amaze kumubaza icyo kibazo, wasize amasambo, wasize abana be, wasize nyina, wasize umuryango we, n'ibindi akankurikira, umugabane mwiza Yesu yateganyije kwa abo bantu, tukamukurikira, tukabana nawe mu kuri no mu mwuka, tukamukorera byo kuri, tukagenda nguko ashaka, mu gihe cyo guhabwa umugisha tuzakubirirwa 100 ibyo twari dufite. Ikikurikiraho tuzahabwa n'ubugingo buhoraho. Korera Imana umenye ko tukiri ku isi tuzahemberwa. Korera Imana umenye ko tukiri ku isi arimo ibyo bihembo yo kukubirwa ibyo wari ufite. Ariko ni bande bazahabwa ibyo bihembo? Navuze ko buri gihe cyose twifuza kubona umugisha w'Imana, si ni byiza, ariko wiyoberanya, wishushanya, munyamashari, utagenda nk'uko Imana ishaka, umuntu utababarira, umuntu utahinduka, azahabwa uwo mugisha? Ni wo kwibaza, nanjye nkibaza. Iyi misi murimo w'Imana usanga tutawuheshe agaciro, turiha agaciro twebwe, kuko ndi umuyobozi w'itorero, kuko ndi umuvugabutumwa, kuko ndi umuyobozi nyobora korali, ukiha agaciro oriyo kuha agaciro umurimo ukora. Umenye ko ukubw'uyu murimo nzahemberwa ngiri hano ku isi, kandi kubw'uyu murimo nituwukora neza tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ni bihembo bibiri Imana iteganya kubayikorera mu kuri no mu mwuka. Ni bihembo bibiri Imana iteganya kubayikiranukira.
tushobora kuba kivange cy'abantu twise ko turi abakozi b'Imana cyangwa turi abakristo, ariko tutagenda nk'uko Imana ishaka, tutarahinduka. Natwe turisuzuma tukabona ko tukwiriye tuzahabwa kuwo mugisha. Abemeye gusiga ibyabo byose bakankurikira, igihe, reka tukoreshe ibyo, igihe cyo guhabwa umugisha ku isi bazakubirwa inshuro 100 ibyo bari bafite. Ikindi cya kabiri, bazabona ubugingo buhoraho. Tukorera Imana ariko turwanirire kubona ubugingo buhoraho, kuko imigisha y'isi rimwe na rimwe twabisiga. Rimwe na rimwe mu gihe Kristo azaza kujyana itorero nawe uzagendana n'ibye. Ariko iyi minsi ndareba ndasanga amaso yacyo, bitekerezo byacyo, kwifuza kwacyo, turifuza kuhabwa imigisha yano ku isi, ariko gutekereza kuhabwa ubugingo buhoraho biri kure yacyo. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Asubiza Petero icyo gisubizo, ikibazo yamubajije, wemeye gusiga bye akankurikira mu gihe gikwiriye, azakubirirwa inshuro 100 ibyo yari afite, kandi azaragwa ubugingo buhoraho. Mu bintu byose cyangwa mu byifuzo, ku bwanjye ngunda gutinda cyane hano no kubwira abantu ko tusabe kuhabwa ubugingo buhoraho, kuko abazahabwa ubu bugingo buhoraho bazahabwa ibihembo byiza, bazambikwa amakamba kubw'imirimo myiza bakoreye Imana. Nuko iyi minsi usanga tutabihesha agaciro, ariko abatubanjirije, Aburahamu yemeye kumvira Imana, asiga umuryango we, asiga igihugu cyabo, aremera kugenda aho Imana yamuyoboye. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Korera Imana neza, hamiriza Imana nguko bikwiriye, wera imbuto ku murimo w'Imana, migisha yo irahari. Gukiranuka kwawe niko kwakuhesha umugisha w'Imana. Gukiranuka kwawe kwakusorezwe isezerano y'Imana yasezeranije nawe. Nuko imisi dusanga abantu benshi koziki bacumujwe n'amasezerano, ariko isezerano ry'Imana ntago rihinduka. Kubakomeje kugendana n'Imana mu kuri no mu mwuka, bazakubirwa inshuro 100 ibyo bari bafite. Kandi cya kabiri, bazahabwa ubugingo buhoraho. Mbega umunezero yuko tuzahabwa ubugingo buhoraho. Utagenda neza mbere y'Imana nawe azahabwa ubugingo buhoraho. Wiyoberanya mu by'Imana, utakunda bene se, hari umuntu utishimira mirimo bene se bakora, mirimo ye no kugaya abandi. Mureke tutunganye mirimo ya data, tufatanye amaboko. Yesu yatuhaye impano 9 mu rusengero, ntago ari yo kwirata izo mpano, si kubwo kwishyira hejuru, si kubwo kwibona ko ugitangaza. Mikorere y'Imana irashaka ko twese tufatanya amaboko kubwo kuzamura murimo wa data. Murongo wa 30. Ariko benshi b'imbere bazaba abinyuma. Iyi misi ndabona rimwe na rimwe na ordre na gahunda tufite mu by'Imana.
abantu bamaze kugiramo ikintu cyo kwikakaza mu by'Imana, kwishira ejuru mu mirimo y'Imana, kutacishwa bugufiya, kutumvira abayobozi. Ariko hano Yesu aratubwira iki? Ariko benshi, ntabwo ari amagambo ya Petero, kibazo yabajije ibintu bisubizo Yesu yamushubije. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma. Nimba wagiriwe ubuntu gushirwa imbere ku murimo wa data, ca bugufiya mu ibi bihe turimo. Eri imbuto nziza mu ibi bihe turimo. Kiranukira Imana mu ibi bihe turimo. Ndabona itorero Pentekote ni itorero riyoborwa n'Umwuka. Kandi tukunda kuvuga twebwe abakristo, abayoborwa n'Umwuka nibo abana b'Imana. Koko ni ukuri. Se iyi minsi abari imbere bayoborwa n'Umwuka. Ko Yesu hano aravuga ko ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Benshi ab'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Niyo mpamvu nimba turi ab'inyuma, si ngomba twifuje kurarikira kurwanirira kuba ab'imbere mu gihe Imana itaradushira kuba ab'imbere. Twebwe ab'inyuma tucishwe bugufiya, tukiranukira Imana kubw'ubuntu. Imana ishobora kudushira iki? Kuba ab'imbere. Ibi byari ibibazo Petero abaza Kristo kubwo kugusiga ibyawe byose ukamukurikira. Ibihembo uzahabwa ni bibiri: korera Imana, ukiranuke, uce bugufiya, wera imbuto nziza, bwiriza butumwa bwiza bw'Imana nguko bikwiriye, hanura nguko bikwiriye, ririmba ucishwa bugufiya, ube mu Kristo wera imbuto nziza, ube mu diakoni wakira neza abantu mu nzu y'Imana. Tuzakubirwa ishuri 100 ibyo twari dufite. Cya kabiri, tuhabwe bugingo buhoraho. Sinzi nimba witeguye kuhabwa iyo migisha kubw'umuhamagaro wamagariwe na data. Yesu atufashe kandi adushigikire. Iyi minsi ndasanga bantu benshi barimo kugenda mu mirimo y'Imana nguko bishakiye, nabivuze. Benshi barimo gusubira inyuma, benshi barimo gukora ibyaha. Uribuka amasezerano wagiranye na Kristo? Uribuka amasengesho bagusenge mu gihe bakwimitse kuba muyobozi? Uribuka umunsi winjiye mu mazi menshi? Kuki wateshutse mu masezerano wagiranye n'Imana? Sigando na rimwe uwo twabonaga ku mwanya w'abimbere asigaye anywa inzoga, yavuye mu bushake bw'Imana. Bamuvugaho imirimo y'ubusambanyi. Imirimo y'ubusambanyi izatugeza mu bwami bwo mu ijuru kuki tutatinya icyaha. Umuntu ushaka kuhabwa imigisha ebyiri, kuba yemeye gusiga ibyabo, agomba gutinya icyaha. Cyaha ntabwo ari ikintu kigomba kuvugwa mu bantu b'Imana. Cyaha ntabwo gikwiriye kwinjizwa ahera h'Imana. Tutinye icyaha. Cyaha kirica, cyaha kikarimbura, cyatuma tutabona ubugingo buhoraho. Gihe kisi kizarangira, isi izashira, n'ibirimo byose bizashira. Ikizasigara ijambo ry'Uwiteka. Se uriteguye ko uzahabwa bugingo buhoraho? Nanjye nireba ngisuzuma, ndabona ko nzahabwa bugingo buhoraho. Matayo 25.
murongo wa 31 kugeza ku 35. Umva iki jambo ry'Imana ritubwira. Ijambo riravuga 31. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ndebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. abarobanure nguko umwungeri arobanura intama intama mu ihene, azazishira iburyo bwe, naho ihene azishire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murage ubwami bw'abatunganyirijwe uhereye ku kuremwa ku isi. Nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi muracumbikira. Yesu adufashe. Navuze mu gukorera Imana ari ibihembo bibiri itorero cyangwa se abaragwa b'Imana bateganirijwe: ukubirwa inshuro 100 hano ku isi mu ibyo wari ufite, no guhabwa ubugingo buhoraho. Rimwe na rimwe tutera amakorasi nk'abantu badafite ubwenge. Tuzajya mu ijuru kubana n'abariyo, ariko tuvuye mu materaniro tugakora ibitawanye n'abantu bazajya mu ijuru. Eske tuzi ababa mu ijuru? Ababa mu ijuru ni abanyabyaha nkatwe, ababa mu ijuru ni abanyabinyoma nkatwe, ababa mu ijuru ni abajura nkatwe. Tuzajya mu ijuru kubana n'abariho. Tuzi ababa mu ijuru: Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Ni ubutatu butagatifu n'ibizima bine n'abamarayika bandi. Kandi aho mu ijuru ni ahantu hejejwe cyane, nta cyaha kivugwayo, nta kimenyetso cy'icyaha kibayo. Ariko twebwe iyi minsi, bene data, mureke twisubireho dutunganye inzira. Reka tumva ayo magambo twasomye. Umwana w'umuntu gucirwaho iteka bizatubaho. Icyo gihe umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose, Yesu azagaruka. Bakozi b'Imana bagiye batwigisha ayo magambo, kugaruka kwa Yesu. Yesu azagaruka, tubyemere bitinde, kuko nta muntu uzi umunsi n'isaha, ariko yarabivuze azagaruka. Kandi kizamugarura kujyana itorero rye. Azagaruka azana n'abamarayika bose, afite ubwiza bwe. Mwumva ubwo bwiza buba mu ijuru. Azazanwa n'abo bamarayika baba mu ijuru, baze bari kumwe, afite ubwiza bwe. Iyi minsi Yesu baramuvugavuga mu nzira, mu buryo bwinshi abantu bishakiye, ariko tube maso. Azagaruka, azazana abamarayika bose, afite ubwiza bwe. Nibwo azicara ku ndebe
y'ubwiza bwe, nawe uzamutegurira intebe. Azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, hanyuma yicare ku ndebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Kubona turi ku isi benshi barimo baramupinga, benshi batamwizera, ariko azaza n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, yicare ku ndebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Se wicara utekereza ko Yesu azaza, uwo munsi azaza, azansanga niteguye, azansanga nyifite kwizera, azansanga mirimo myiza, mirimo y'urukundo, imbabazi. Nabonye imisi abantu nta mbabazi tugifite, nta rukundo tugifite, buri muntu arikunda. Kandi Yesu atusiga itegeko ryiza, aravuga ko nimukunda, ngiri itegeko ryanje, mukundane nguko nabakunze. Ariko turi ku murimo w'Imana ntabwo dukundana, turakirana imanza, turangana. Bariya amazina ni menshi, ariko mwami dukorera n'umwe. Kadukomeze n'ijambo ry'Imana. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Urye unywe umenye ko Yesu azaza. Wabivuyemo umenye ko Yesu azaza. Nawe ukibirimwo agarara neza, witegure cyangwa twitegure, tumenye ko mwami wacu azagaruka, kandi kizamugarura nukuza kutujyana. Turamuvuga mu buryo bwinshi mu kanwa, ariko umunsi azaza niyo azaba kumenyekana abamwizeye mukuri. Twemisi ejo bundi ari kintu cyanyigishije. Tumaze misi twohereza abana ku ishuri, mu gitondo bakagenda, abandi twatandukanye nabo bajya kuba mu bigo y'amashuri, ariko baje gukora examen hano. Ejo bundi amanota y'abana yabonetse, abana bagize amanota barishimye, natwe ababyeyi twarishimye. Ariko nize ko abana batabonye amanota, ababyeyi barababaye ku bwabo, n'ababyeyi babo barababaye, batekereza amafaranga bagenda babatangira, ariko nize ko bahise zina ko byapfuye ubusa. Asa murebe munezero abana bagize amanota bari bafite ejo bundi. Nawe mubyeyi we buryo wishimiye, murebye akahinda abatabonye amanota nabo bagize, nawe mubyeyi buryo wagize ako kahinda. Musi Yesu azaza bizatugendekera gute? Atukomeze twihana ibyaha, twitegure ko azagaruka. Murongo ukurikiraho, abarobanure nguko umungeri arobanura intama, umungeri arobanura intama, azashira iburyo bwe. Yesu azaturobanura. Si bose bavuga mana nibo bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Uwo munsi azabamo kurobanurwa. Twasomye hano ab'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Tunganya nzira zawe, nanjye ntunganye ibyanjye. Nyurwa n'ibyo ufite, tuza mu gihe Imana itaraguha, ucyumuzwe n'ubuzima bw'isi. Naho ihene azajishira ubumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, mumve aya maboko abiri. Uburyo azajyaho iki? Intama. Ubumoso azajyaho iki? Ihene. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Mugisha urahari, turacyafite migisha myinshi ku bantu bazakorera Imana bakayikiranukira. Musi Yesu azaza n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ndebe y'ubwiza bwe,
aturobanure. Haleluya. Nasomye amagambo ndongera tena kusaba Imana imbaraga yo kunshoboza gukiranuka kugeza kuwo munsi. Amazu tuzayisiga, mamodoka meza mumenye ko tuzayisiga. Ni byiza kuzitunga, ariko uzitunge ukiranukira Imana. Umwami azabwira abari mu buryo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye iki umugisha, murage ubwami bw'abatunganyirijwe uhereye ku kuremwa ku isi. Abakiranutsi bazahabwa umugisha, azabakira abashire mu buryo bwe, abakire. Ati nimuze turage ubwo bwami, ibyo nabateguriye byose ni byanyu, muze tugende aho nzaba na niyo namwe muzaba. Korera Imana. Kera nabonaga turi mu rusengero itoro Pentecote, abantu basenga barira amarira, abantu basenga barira kubw'ibyaha byabo, ariko iminsi usanga abantu barara bakora ibyaha, mu gitondo bakazindukira mu nzu y'Imana. Ndakuhinduka umushitsi, mundu akoze ibyaha ni kukuyihana ni ngo baba murondore, mundu yayisubiye nyuma nta kintu na kimwe bimubwira. Ariko mumenye ko Yesu azaza, azarobanura inama kwihene. Masa yacu yagiye, reka turangirize ku uyu murongo, ariko wisuzume nanjye nisuzume. Murongo wa nyuma 35. Nari nambaye ubusa, muranyambika. Nari nambaye ubusa muranyambika. Nari mfite inyota mumba icyo kunywa. Nari umushyitsi murancumbikira. Abo ngabo azashira mu kuboko k'uburyo, abitwa abakiranutsi, abahagaze neza mbere y'Imana, abakoreye Imana mu kuri no mu muka, abemeye gutukwa ku bw'Imana, abemeye gusuzugurwa ku bw'Imana, abemeye kurara inzara ku bw'Imana, ariko bagakora mirimo yo gukiranuka, bakahagarara ku munara. Abo nibo munsi azaza kurobanura, azabashira mu kuboko kw'iburyo. Ati nimuze tugende dusangirane namwe ubwami bw'Imana, kuko nari nambaye ubusa muranyambika, nari nanyotewe muramba icyo kunywa, nari nabuze icumbi muracumbikira. Iyi minsi ubona iki, uyu murongo nawe usubiremo neza. Nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mumba icyo kunywa, nari umushitsi murancumbikira. Iyi mbuto muri twebwe mu iminsi yarazimye. Nta muntu, abantu benshi bararya ari bisigazwa baracira mu mifuka y'imyanda. Benshi batunze imyenda bitabasha gukora iki, bitabakwira, ariko gufasha abandi bikabananira. Iyi minsi warana hanze ariko ucumbikira wundi ntawe. Yesu uwo munsi abakiranutse azabashimira avuge ko nari nshonje murangaburira, nari nyotewe muramba icyo kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika, cyangwa se nari nabuze icumbi murancumbikira. Se uhagaze gute ku murimo w'Imana? Ibi bihe turimo, mbuto zawe Yesu naza aza gusanga witeguye. Yesu naza nawe uzahabwa kuri ibyo bihembo. Mana idufashe. Kubwanjye navuga Mana tubabarire, kuko twasubiye inyuma, twacitse indege, tutatekereza ko umunsi umwe azagaruka, kandi nta muntu uzi umunsi n'isaha azadutungura. Reka tugarukire hano, tuzakomeza kindi gihe. Mane gushoboje, nanjye nshoboje. Uburwayi ufite aracyari ibyiringiro, bibazo ufite Yesu arabishoboye. Nduteshuke uve mu bushake bw'Imana kubw'ibibazo. Murakoze, Imana ibashoboje kandi bagirire neza. Amen. Imana ihumugisha umukozi w'Imana kubw'ijambo ryiza twize. Ni ijambo ryiza rivuga ku kwitanga tugakorera Imana, ko harimo ingororano. Abagize ibyo basiga, abagize ibyo bareka, abagize ibyo bagakurikira Yesu, hari ingororano bazahabwa. Mureke rero natwe tumenye kubana n'Imana no kuyikorera.
ngo azaza yambaye ubusa, azaza ashonje. Cya gihe twanga kwambika abantu tuba twanze kwambika Kristo. Cya gihe se tubagaburiye, tukagabura umuntu ushonje, ubugaburiye Kristo. Cya gihe ujya gusura umuntu kwa muganga niwe ubusuye. Cya gihe ucumbikiye umuntu udafite icumbi, uriya ni Yesu ubucumbikiye. Ngo azavuga rero ngo cya gihe mwarancumbikiye, nimuze nimunyegere, nimwicare iburyo bwa Data. Imana idufashe, iduhe gukora imirimo myiza tugifite uburyo, tugifite umwanya. Imana ibidushoboze. Reka dusengere iri jambo kugira ngo risohoze ikirizanye. Urakoze Data wa twese. Iri ni ijambo ry'ubugingo, turarisengeye. Imbaraga zawe zikomeze zigaragare. Bantu bawe bumvise iri jambo batsindwe naryo. Hanyuma buri wese yisubireho, areba hatakoze neza akore neza, areba hatasuye abarwaye abasure, areba abatagaburiye abagaburire, arebe imirimo myiza yaretse ayisubireho. Kandi ijambo ryawe ni inkota ya mujya abiri. Reka iri jambo rihembura abantu bari barasubiye inyuma, kuko hari ingororano z'abagukoreye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turarisengeye, reka rinyanyagire mu mitima y'abantu kandi ryera imbuto nyinshi. Urakoze Kristo, urakoze kubw'uyu mwanya, urakoze kubwira ijambo. Jambo ryawe rirakiza, rirahumura, ritanga icyerekezo. Mu izina rya Yesu ritanga ubugingo. Urakoze kubwira ijambo. Twisubireho, tumenye icyo gukora, tureke kuba abanyamugirya nino, tugukorere duciye bugufi, duhinda umushitsi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengeye abantu bawe, dusengeye abarwayi, dusengeye subiye inyuma, dusengeye abacitse intege, dusengeye ababivuyemo. Buri muntu wese nahure nawe, buri muntu wese nakubone. Urakoze mwami wanjye, ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Ndasenze rero aka kanya karimo abantu batandukanye. Hari n'abarushye baremerewe, baruhijwe n'umubiri, baruhijwe n'ubushomeri, baruhijwe n'uburwayi. Abo nabo turabasengeye kugira ngo ikiganza cyawe kiza kibakoreho. Buri muntu wese umuramburira ikiganza kandi abona ukuboko kwawe. Urakoze ko wumvise, uruhura abarushye, bananiwe basubize mu intege, bacitse intege ubongerera imbaraga. Urakoze kubikoze. Dusengeye itorero, dusengeye itorero, dusengeye itorero, dusengeye abera, dusengeye abakwiringiye, abakristo muri rusange. Mwami Yesu, ubaha imbaraga z'umwuka wera kandi ubasubize intege mu bugingo. Umurimo wawe ushyigikire, shyigikira igihugu cyacu, shyigikira abayobozi bacu, shyigikira Mana buri muntu wese ugukeneye nakubone. Urakoze, umurimo wawe uhagarareho. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, ni ukuri ihabwa icyubahiro kubw'ijambo ryiza, ijambo ry'ubugingo. Mu izina rya Yesu muryakire kandi ribakize, ribahumure, mumenye icyo gukora. Urakoze mwami, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Reka tubahe telefone twihuse kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0785959894, 0785959894 na 0722743434 ni 0722743434. Reka mushumba nabahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. 0782439754. Murakoze, Mana ibagirire neza. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.